Ese wari uzi yuko ibinyugunyugu bishobora kuba byakumva uburyohe bikoresheje ibirenge byabyo? Ubyumvishe wakumva ari nk'ibintu bitangaje. Gusa ibi ngibi mvuga ni ibya nyabyo. Bitandukanye n'abantu, ibinyugunyugu byo bikoresha amaguru yabyo kugira ngo byumve uburyohe bw'ikintu nimba ari cyiza cyangwa ari kibi, bitandukanye n'uko twebwe dukoresha iminwa yacu. Twavuga yuko ibinyugunyugu bifite sensory receptors cyangwa se ibifasha kumva ikintu runaka ku maguru yabyo. Ndetse kandi ibi ngibi bifasha kuba byamenya nimba ibihingwa cyangwa ibimera ari byiza kuri byo cyangwa se ari bibi kuri byo. Iyo ikinyugunyugu kiramutse gihagaze nko ku gihingwa runaka, sensory receptors ziri ku maguru yacyo cyangwa se ibyiyumviro biri ku maguru yacyo bitabyihuza n'igihingwa, hanyuma kikamenya chemicals cyangwa se ibinyabutabire biboneka muri icyo kimera gihagazeho. Aha ngaha rero ni ikinyugunyugu gitangira kugenda cyakira amakuru ajyanye n'ibintu biri muri icyo kimera. Ibi ngibi ntabwo bifasha ikinyugunyugu kuba cyamenya nimba icyo kimera ari ikintu cy'ingenzi kuba cyakorwamo ibiryo, ahubwo aba ari ikintu cy'ingenzi kuba cyaba ibimera byiza byo ku bana bacyo. Aha rero niho ibintu byose biba bitangiye kuba bitangaje. Ubundi ibinyugunyugu bikuze bikunda kunywa ibiryo bimeze nk'ibisukika. Urugero ni nk'ubuki cyangwa se nanone umushongi uva mu ndabo. Gusa ubusanzwe caterpillars zacyo twabyita nk'abana bacyo, gusa baba bakiri nk'igishorobwa biterwa n'uko ubyita. Bo baba barya ibibabi bisanzwe. Ibi ngibi rero bisobanuye yuko ikinyugunyugu cy'ikigore kiba kigomba kwitondera kumenya aho gitera amagi yacyo. Kiba kigomba rero guhitamo n'igihingwa cyiza kizaba hazaza h'abana bacyo. Rero iyo nk'ikimama cy'ikinyugunyugu kiramutse gihagaze ku gihingwa runaka, gishobora kuba cyafata ya makuru cyavanye mu gihingwa, hanyuma kikamenya neza niba icyo kimera kizaba cyiza mu kuba ibiryo by'umwana wacyo. Kandi ibinyugunyugu bimwe na bimwe bigenda bitamo ahantu hamwe na hamwe cyangwa se ibimera bimwe na bimwe byo kuba byararaho cyangwa se byakuraho ibiryo, kuko ntabwo bijya amoko yose. Ubyumve neza yuko iyo ikinyugunyugu kiramutse gihagaze nko ku kibabi runaka, amaguru yayo aba ari mu kazi ko gushaka nimba icyo gihingwa ari cyiza kuri cyo cyangwa ari kibi. Ntabwo kizakoresha umunwa wacyo kugira ngo cyumve nimba igihingwa ari cyiza, ahubwo cyo kizakoresha amaguru yacyo. Amaguru yacyo akura sinyare muri icyo gihingwa ajyanye n'ibinyabutabire birimo, hanyuma kohereza ayo makuru mu bwonko. Ibi ngibi abahanga babyita chemoreceptors. Babyita chemoreceptors kubera yuko bishinzwe kumenya amakuru cyangwa se kudetectinga ibinyabutabire. Ibi ni bumwe mu buryo bwinshi bifasha igihingwa ndetse n'ibinyugunyugu kuba byavugana cyangwa se byakominikana, kandi ubu ni ubundi buryo bufasha ibinyugunyugu kuba byarokoka. Ubwo rero ikindi gihe urajya ubona nk'ikinyugunyugu kiramutse gihagaze nko ku kimera, ujye wibuka ko gishobora kuba kitari kuruhuka gusa, ahubwo cyaba kiri kumenya neza niba icyo kimera ari cyiza ku buzima bwacyo. Njye ndi iFabrics, dukora ibintu nk'ibi nk'amadocumentary ndetse n'ibindi. Twandikire muri comment niba ari ikintu ushaka ko tugukorera.